nitwa Sebahozi Thomas. Ubwo twatangiranye amakimbirane njye na Sebahozi Thomas ndumva hashize nk'imyaka 2 niba atari 3. Ubwo najyaga kugeza ikirego cyanjye mu rukiko naka ko bampa raporo mu nzego z'ibanze z'umudugudu kugira ngo mbashe kujya mu rukiko, nibwo bantumye mu mudugudu nkigera mu mudugudu nza kwaka Sebahozi Thomas raporo arambwira ngo mbere yuko nyihabwa ngo mbanze nze kuza mu nama yabereye mu muganda ku mashuri ya Cyahafi. Icyo gihe nahuriyeho na executive w'umurenge n'abandi baturage bose twahuriye mu muganda. Nsobanura ikibazo cyanjye cyuko ndi kumwaka raporo akayinyima. Executive w'umurenge aramubwira ati niba ari raporo ushaka yo kujyana mu rukiko igaragaza ko umugabo mumaze imyaka 11 mutabana, ndumva iyo raporo atari ngombwa ko bayikwima. Ati se hano muri aba baturage hari wemeza ko wowe Uwizeyimana Charles amubona? Ati reka da. Ati rero ndumva ibyo nta birenze birimo. Icyo gihe Thomas yahavuze amagambo menshi ku buryo abaturage bamwe barabizi, byahise birangira. Iki cyari kibyihishe inyuma ko baravuga ayo magambo yose? Icyari kibyihishe inyuma, Thomas akoraborana n'uwo mugabo wanjye aho ari mu buhungiro iyo kuko ngewe kugeza ko nosa nta hantu mpurira nawe nta naho mvugana nawe, ariko wavugana nawe in time saa ku yindi. Ikimenyetso cyo kubavugana ni iki? Hari raporo yatwandikiye ndayifite hano iriho na ma contact ziwe zose zigaragaza ko avugana n'uwo mugabo. Ndayifite raporo yanyandikiye, ayinyandikira ku itariki 5 z'ukwa 10 2023. Urumva imyaka ishizemo yandikiye raporo, kandi muri iyo raporo urumva bari bamutegetse kunkorera raporo. Wagiye gukora raporo yandika raporo itandukanye n'ibyo namusabaga. We yandika ko Uwizeyimana Charles arurera abana abishyurira ishuri buri kimwe cyose. Ubwo nkabasaba ko yagaragaza d'abord n'izo bordeaux zigaragaza ko abo bana kuko bishyurirwa n'Uwizeyimana Charles ibitunga umuryango byose. Ejo bundi rero mubagiye mu bwishyu bwo kunyishyura aho umuhanda wari wagonze njya ku mujyi wa Kigali. Mu by'ukuri ku mujyi wa Kigali ikibazo cyanjye bakijyamo neza rwose, nta kibazo kirimo. Bigeze kuri etape yo kuvuga ngo barashaka kunyishyura, urumva birasaba ko mbanza kujya mu rukiko nkajya gusabayo ntuza yihutirwa kugira ngo amafaranga tubone ko uko bayashyiraho. Byabaye ngombwa ko bambwira turabanza mu nzego z'ibanze baguhe raporo igaragaza ko uwo mugabo umaze iyo myaka yose mutari kumwe. Nese mpamagara executive w'akagari njyayo, arambwira ati noneho reka tujye kwa mudugudu abanza hanyuma uyizane twitereho kashe. Amuhamagara turi kumwe executive w'akagari, aramuhamagara amubwira ati Thomas Sifaraje avuye ku mujyi ariko akeneye raporo igaragaza ko umugabo amaze iyo myaka batari kumwe kugira ngo ikibazo kigikemuke. Nkigera kuri Thomas yarambwiye ngo kubera iki nabanje mu kagari. Ndavuga ni sinabanje mu kagari kuko mvuye ku mujyi, niyo mpamvu ngize gute executive aguhamagaye kugira ngo nzahanga. Arambwa ngo ngaho genda ngo ndabanza nshake komite ngo duhure ngo tuvugane nabo ngo kuko ngo ibibazo byawe ni birebire. Iryo niryo jambo yashubije. Nahise ngenda. Bukeye bwaho ndamuhamagara, ndabaza se ya raporo yabonetse nze nyitore ngo yango harimo abantu bamwe na bamwe muri komite batabonetse, atari ko nibaboneka turaza kuyikora. Yaje kunyandikira message nka saa 12, arambwira ngo raporo bayikoze. Naramanutse ndagenda njya kureba raporo, arayima. Amaze kuyimpa ngeze imbere somye ibiri muri ya raporo sanga bitandukanye, ahubwo we yagiye muri vie prive yanjye. Ibyo bamutegetse kwandika ni ukumubwira ngo niyandika avuga gusa ko wowe Uwizeyimana Charles ataba mu mudugudu batanamuzi, kandi nanone kuko ntamuzi kuko yaje kubuyobora uno mudugudu wacu ntamuzi n'isura. Kuko urumva umuntu umaze imyaka 11 kandi Thomas ahamaze niba ari imyaka ingahe 3 niba ntibeshye niba atari 2 ayobora uno mudugudu, urumva nta hantu baziranye. Arangije we yandika ibitagize gute bitari byo bamusabye. Njya ku kagari ngereke executive w'akagari. Executive w'akagari arambwira ati rero nawe uriya mugabo uramuzi, nta kindi kintu ushobora kugira gute gukora. Ni none se urabona ndi bigenze gute? Ati urashaka ko ngiye nkora iki? Ndamubwira nubwo asiga ndiyambaza izindi nzego. Ndagenda amaze kugenda mbitekerereza metre arambwira ati andika ibaruwa umusobanurire ko akwiye kugira gute.
Thomas uramuzi, najya ku murenge ati Sebahozi. Icyo nakora niki kugeza kuri inosa inzego z'umutekano za polisi nizifashe zinjire muri icyo kibazo zindenganura. Ariko umujyi wa Kigali aricyo wari wabikoze. Umujyi wa Kigali rwose ndanawushimye pe, kuko ikibazo cyanjye kugeza kuri inosa kiri mu nzira nziza pe, ntacyo nawushinja nta na kimwe, kuko ubu ngubu aho bigeze rwose igisubizo cyacyo ndimo ndakibona imbere yanjye. Ariko ikibazo gisigayemo ni icyo ngicyo cya Sebahozi Thomas, aho umwaka raporo kugira ngo yandike abaturage hano bose. Urumva hano mpamaze imyaka hano nashatse 2025 njyara umwana wa mbere muri 2025 nibwo nashatse hano. Umwana wa mbere mubyara 2006. Urumva ndi umuturage uzwi hano, uwo mugabo wanjye baramuzi, usibye Sebahozi Thomas utamuzi. Nkibaza impamvu rero we yinjira mu buzima bwite bwanjye, kandi muri uyu mudugudu bose nta numwe, kandi nawe atirengagije uwo Thomas. Ubwe ngewe nawe twariganiriye ambwira ko afite amakuru bavuga ko umugabo wanjye hari icyaha bamushinja kubyigeze kuba muri uyu hano hanze byiterabwoba ko abirimo. Thomas ubwe twarabyivuganiye umunwa ku wundi, sinumvisha uburyo none sasa yabonye umwanya wo gukolaborana nawe. Murakoze namwe. Bakunzi b'Ingenzi TV nongeye kubasuhuza. Tugiye kubabwira ko Kayonga Sifa utuye umudugudu w'umwe akagari k'Akabahizi umurenge wa Gitega karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali atabaza kuko asaba inzego zikuriye Sebahozi Thomas yobora uyu mudugudu w'umwe kumurenganura. Kayonga Sifa aganira n'itangazamakuru yagize ati jewe natuye mu mudugudu w'umwe kuva 2005 nahatuye ndi kumwe n'umugabo wanjye Uwizeyimana Charles twashakanye byemewe n'amategeko, twabyaranye abana batatu. Ubu ariko hashize imyaka 11 ntabana na Uwizeyimana Charles kuko yahunze u Rwanda kuva muri 2014. Kayonga Sifa akomeza atangaza ko ubwo umujyi wa Kigali watangizaga ibikorwa byiza byo gukora imihanda ukimura abaturage ko aribwo uwitwa Sebahozi Thomas yatangiye kugirana ubumwe bukomeye n'uwahoze ari umugabo wanjye Uwizeyimana Charles atangira kungwanya. Itangazamakuru rimubaza riti bakurwanyije gute? Kayonga Sifa ati ubwo hemezwaga ko umuryango wa Uwizeyimana Charles n'umugore we Kayonga Sifa bagomba kwicurugwa, bikagaragara ko Uwizeyimana Charles atari mu gihugu bantumye ibyemezo bivuye aho ntuye mu mudugudu w'umwe. Ubwo nabibwiraga uyobora umudugudu w'umwe Sebahozi Thomas we yarabyanze. Abo bafatanije babimubwiye akora raporo ko Uwizeyimana Charles ahahira urugo anashyiraho nimero bavuganiraho. Iyo raporo narayanze. Ubu ndashimira umujyi wa Kigali ko ugeze heza ushyira mu bikorwa byiza byo kumpa ingurani. Nibwo tariki 23 z'ukwa 2025 Sebahozi Thomas yakoze raporo yinjira mu buzima bwite bwanjye aho gukora ibyo yasabwe. Umunyamategeko wanjye yanyandikiye ibaruwa isaba gukorerwa raporo yemeza ko umugabo Uwizeyimana Charles yavuye mu Rwanda hakabaze imyaka 11 kandi twashakanye byemewe n'amategeko. Nabwo Sebahozi Thomas yarabyanze. Itangazamakuru ririmubaza riti urakora iki? Kayonga Sifa ati ndarega Sebahozi Thomas mu nkiko kuko ariho arangambanira cyane. Sebahozi Thomas we yabwiye itangazamakuru ko nta yindi raporo yakora. Inzego zitandukanye z'ubuyobozi zatabajwe na Kayonga Sifa nizo zihanzwe amaso. Iterambere niryo nkingi y'amajyambere ku isi yose, bityo umuturage nawe bikamugeraho. Itegeko ryimura umuturage rigenwa mu ngingo ya 6 rivuga ko ukeneye gukorera ibikorwa mu isambu ye agomba kubanza kumwishyura. Ese umujyi wa Kigali kuki utubahiriza amabwiriza ashyirwaho mu imurwa ry'imitungo? Iyo umuturage atishyuwe umutungo we ntacyo ugomba gukoreshwa. Kuki rero umujyi wa Kigali ushaka gukoresha umutungo wa Kayonga Sifa uri muri UPI 1-01-01-01-148 utamwishyuye? Ese Kayonga Sifa yaba ari wa muturage umuhanzi Masabo Nyangezi Juvenal yavuze ngo fata utwawe wimuke? Tariki 17 Mata 2025 nibwo gitifu umurenge wa Gitega yagabye igitero cyo gusenya inzu ya Kayonga Sifa kandi umujyi wa Kigali utaramwishyura. Ubwo umujyi wa Kigali watangiraga igikorwa cyo kubaka amazu ageretse mu kagari k'Akabahizi hanatangijwe gukora imihanda. Abaturage bagonzwe n'igikorwa cyo gukora umuhanda bahawe amafaranga barimuka bajya gushaka aho batura n'imiryango yabo. Iyi ni Ingenzi TV. Kuki Kayonga Sifa we batamwishyuye? Ese kuki gitifu umurenge wa Gitega Mugambira Etienne yise amategeko abigambiriye? Kayonga Sifa yahaye ikiganiro itangazamakuru agira ati ndatabaza kugira ngo nimurwe mbone aho njya gutura n'umuryango wanjye. Itangazamakuru uyu mutungo wawe ufite agaciro kangana gute? Kayonga Sifa mbere bigitangira umujyi wa Kigali wambariye miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda.
bukeye mbona bambariye miliyoni 19 z'amafaranga y'u Rwanda, kugeza n'ubu nta n'ifaranga na rimwe barampa, ahubwo baraza kunsenyera. Itangazamakuru rimubaza riti ese hano hatangira gukorwa umuhanda byagenze gute? Kayonga Sifa ati gukora umuhanda bitangira abaturage baricyuwe, ariko jewe barashaka kunyirukana batanyishyuye. Itangazamakuru riti ubona ari iki kibyihishe inyuma? Kayonga Sifa ati ikibazo cyo kunjujubya kiyobowe na gitifu umurenge wa Gitega Mugambira Etienne, kuko n'uyu munsi ni nawe wiriwe ampamagara ngo nze bansenyere nyuma nzishyurwe. Itangazamakuru riti se ubu se umwanzuro n'uwuhe? Kayonga Sifa ati ubu bambwiye ko bazubahiriza itegeko ryo kwimura umuturage. Mugambira Etienne yanze guha itangazamakuru ikiganiro. Ushinzwe umutekano mu mudugudu w'ubumwe yabwiye itangazamakuru ko kwimura Kayonga Sifa atishyuwe ari amakosa, cyane ko abandi bishyuwe. Nta rwego na rumwe rwo mu mujyi wa Kigali rwatanze amakuru ku kibazo cya Kayonga Sifa. Kwimura umuturage byakagombye kubahiriza amategeko aho kuba amabwiriza. Iyi ni Ingenzi TV.